people, meze mute? Ubu ngubu tugiye kubereka uburyo wafungura email. Uburyo tugiye kukwereka wayifunguramo ni uburyo bworoshye cyane. Reka dutangire tubikora, ariko mbere yo gukora email ubanza ukande subscribe kugira ngo ujye ubona utuntu nk'utu twose. Reka dutangire. Noneho dore ukuntu watangira nuko kaza hano kuri account, ukaza ukadingamo, noneho hakwereka ahantu ugiye kwadingamo, ugahitamo wenda kamitemo Google. None urabona ko bigeze birakunze. Ubanza ugakuramo password ugakomeza. Dore noneho urabona ko bikunze, umuntu yahita akomeza. Wenda sube iyi email inyitendera, reka dushyireho Fred ntacyo. Kadushyireho Fred. Mwise neza. Noneho ubu ugakomeza. Igihe wavukiye ukaza nko Fred avutse mu kwa mbere ku itariki mu mwaka wa 2008 jenda imari bakomeza. Noneho urabona ko bakuzanira icyo ushaka guhitamo, kaduhitemo aha ugakomeza, kagusaba password, katuze twandikemo dusubira inyuma. urabona ko bagusubirisha inyuma hari igihe ushyiramo iyanze. Noneho noneho urabona ko byakunze, urabona uko iba yaje. tugakomeza. Hano urabanza ugasoma amategeko n'amabwiriza, ugahita wamara kwiyemera ugakanda hano. Tayari urabona ko yagezemo. Urabona ko email yacu yagezemo. Rero iyo ubishaka uhita uyesitaramo, ariko kuyesitaramo twebwe kubera hasanzwemo iyindi ntabwo ari ngombwa. Nizere ko wakanze subscribe rero kugira ngo ujye ubona video nziza kandi zigisha.